Umwe mu bakunzi b'Ikibabi TV yaratwandikiye ati muzatubwire kuri byinshi ku bijyanye n'indwara y'igisyo. Indwara y'igisyo bamwe banita ikibare ni indwara yo kubyimba urwagashya. Urwagashya ni inyama y'ingenzi mu budahangarwa bw'umubiri, ruherereye hejuru y'inda ibumoso munsi y'igicamakoma cyangwa se diaphragm. Ubusanzwe muri rusange rupima grams 150, rureshya na santimetero 11 z'uburebure. Akamaro karwo k'ingenzi no gusohora microbe cyane cyane bagiteri zinjiye mu maraso, gukora abasirikari b'umubiri no gukuraho uturemangingo tw'umubiri twakozwe nabi. Nkuko twabivuze, igisyo no kubyimba k'urwagashya bikaba biterwa n'imwe cyangwa nyinshi mu mpamvu zikurikira. Impamvu ya mbere, indwara z'umwijima harimo kunywa inzoga cyane, kabitera hepatite B na C, kanseri z'amaraso, indwara ziterwa na microbe harimo malaria, sida, mycobacterium, gutembera nabi kw'amaraso bitewe n'umutsi uhuza urwagashya n'umutima udakora neza cyangwa umutima urwaye, indwara zinyuranye zifata amaraso, indwara zo kubyimbirwa nka gute, rubagimpande ndetse n'imitsi. Akenshi kubera ko iyo urwagashya rubyimbye bigira ingaruka no ku gifu kuko cyikanda. Umurwayi w'igisyo arangwa n'inda ibyimbyo kandi ikomeye ivuga nk'ingoma. Iyo ukubiseho agahora ameze nk'uhaze bitewe n'uko igifu cyegeranye. Ibindi bimenyetso ni umuriro, kubira ibyuya nijoro, gucika intege umubiri wose, kwijima, gutakaza ibiro. Iyi ndwara ese iravurwa? Indwara ivurwa hamaze kumenyekana icyayiteye. Umurwayi wayo asabwa kunywa imiti uko abitegetswe kuko ashobora kuyinywa mu gihe cy'umwaka wose cyangwa urenga kugeza akize. Nubwo benshi bitabaza ubuvuzi bwa gakondo, si byiza mu gihe bwo ko umuvuzi aguha imiti atagusuzumye ngo amenye icyabiguteye kuko imiti itangwa hagendewe ku cyateye indwara. Rimwe na rimwe iyo basanze urwagashya rwaramaze kwangirika bashobora gufata umwanzuro wo kubaga urwagashya bakarukuramo. Gusa hano bisaba gukomeza gufata ibikongerera ubudahangarwa kuko nkuko twabibonye urwagashya rufite akamaro ko kuturinda indwara ziterwa na microbe. Kubaho utarufite bishobora kugutera ibindi bibazo, ariko nanone birashoboka ari kugirwa inama y'ibyo ugomba kwitaho. Ni gute wakwirinda igisyo? Kurinda urwagashya kubyimba byo ubwabyo ntibyakunda, ahubwo igishoboka no kwirinda ibyarutera kubyimba. Kuryama mu nzitiramibu iteye umuti bizaturinda kurwara malaria, imwe mu ndwara zitera igisyo. Niba tunayirwaye, kuyivuza ku gihe no kunywa imiti neza bizaturinda. Kwirinda kuba imbata y'inzoga nabyo byadufasha kwirinda iyi ndwara. Kunywa mu rugero nk'uko babidukangurira ntacyo byadutwara. Indwara y'igisyo ni indwara idakwiriye gukerenswa kuko ntibyoroshye no kuyivura. Irinda abavuzi ba gakondo kuko ntibajya baguhereza impamvu yatumye urwara iyo ndwara, ahubwo gana muganga wabizobereye ubifitiye uburenganzira, agupime akubwira icyateye iyo ndwara. Reka mbabwire ngo kwirinda biruta kwivuza. Ndabakunda.